Hello guys, ni kaze cyane kuri agasobanuye 250 trends. Ubu uyu munsi ngaba ngiye kukwereka ukuntu ushobora gukora PayPal account none ukabasha kwakira cyangwa se kohereza amafaranga aho waba uri hose. Noneho mwibutsa ko ibi bintu narabivuze mu video y'ubushize, ushobora kugenda ukayireba, ndayishyira hejuru cyangwa se hasi muri description. Ushobora kugenda ukayireba, iyo video ivuga ukuntu ushobora gukorera amafaranga ku murongo, kandi naberetse app insha ushobora gukora amafaranga. Benshi baratangiye baranyandikiye ko batangiye gukorera amafaranga, baranshimira cyane. None nawe ndashaka ko urugenda ukareba iyo video, ushobora gukorera amafaranga. Noneho kubera ko iyo application bishura banyuze kuri PayPal, nico gituma muze ino video kugira ngo mwereke ukuntu ushobora gukora PayPal account, noneho ugatangira gukora kwishurwa kw'iyo application cyangwa se n'izindi application zazambazanira. Noneho tudatinze reka dutangire. Mwibutsa ko ukwiye gukora subscribe, kuko hano kuri channel, kubera ko kuri channel dushaka gukora ibintu byinshi cyane. Dushaka kubereka ukuntu ushobora gukorera amafaranga. Hano dufiteho video nyinshi ushobora kureba, video nyinshi cyane. Iyi niyo video tumaze gukora, hakaba n'izindi video nyinshi cyane ushobora kugenda ukazireba. Ni video zivuga ukuntu ushobora gukorera amafaranga na tips nyinshi, na website zikwemerera gukorera amafaranga. Hari website nyinshi cyane twabaretse, reba movies ku buntu, korera amafaranga. Ni video nyinshi dufite, noneho ushobora kugenda ukazireba, ukazicheckinga out, ukareba ukuntu izo video zimeze. So ndagushimiye cyane we turi kumwe. Noneho tudatinze reka nkwereke ukuntu ushobora gukora PayPal. Gusa mbere yo gutangira nshaka kukubwira cyangwa se kukwereka PayPal niki. So nukireka link iri hasi muri description, ako kanya barakuzana hano kuri paypal.no cyangwa se .com. Noneho hano nukuvuga ngo hano ugiye gukora account. Hano ni kuri PayPal. Hano gusa mbere yo gutangira, nkuko nabibabwiye, ndashaka kubabwira PayPal SNH. PayPal ni company yigenga ikwemerera gufata amafaranga cyangwa se kwakira amafaranga no kohereza. Ushobora kuyashiraho, noneho nurangiza ushobora kuyohereza kuri Momo, kuri account yawe, kuri bank account yawe, noneho ukabasha gufata amafaranga yawe. Nago bishuza ikintu, amafaranga gukora account, gukora buri kintu cyose nago bakwishyuza, buri kintu ni free. So nico gituma ngiye kukwereka ukuntu ushobora kubikora. Noneho reka tudatinze dutangire. Noneho reka nkwereke aho utangirira. Noneho nkuko uri kubireba, hano ni kuri home screen. Hano naho uri kureba ko ari company yigenga. Hano ni link, niba ushaka ubufasha ushobora gukirika hano private. Noneho hano katubuganda niba ufite business nka website, ushobora gufata ugaconnectinga ino PayPal na website yawe, noneho ukabasha gukora ukabasha kwakira amafaranga. Katuvuganda niba ufite website, noneho umuntu yaguze ikintu kuri iyo website yawe ashobora gukoresha PayPal, noneho akayasindikira kuri PayPal. Ibyo bintu biroroshe cyane. Noneho nkuko uri kubireba, hano ni kuri PayPal. Hano turi kuri PayPal. Okay, so icyo turakora noneho, katuvuganda warakoze account kera, noneho ushaka kujya kuloginga in cyangwa se gusigninga in, ushobora gukirika hano ni logon. Hano kuvuga ngo hano ufite account gusa waraloginze out, nukuvuga ngo ushaka kuloginga in tena. Gusa niba udafite account turagendana, nukuvuga ngo urakirika kuri open account, gufungura account. Nukuvuga ngo so hano kuri kubireba, hano nukirika kuri create account, ako kanya barakuzana hano nkuko uri kubireba. Noneho hano niho bari kukubwira niba ufite business cyangwa se ni personal account, nukuvuga ngo private account. Account yawe ntabwo ari business yawe cyangwa se yundi muntu, account yawe wenyine. Nukuvuga ngo hano niho niba ufite business ushobora gukirika hano. Gusa ndikugira
niba ushaka iyo video ikwereka ukuntu ushaka gukora business account, just nyandikira muri comment, noneho ndagusubiza. Nindeba abantu benshi barishaka cyangwa se nindeba nawe ushaka, nubwo waba uri umwe ushaka, ushobora kuyikora noneho nkakwereka. Gusa uyu munsi ndashaka ko tugendana na private account, ni kuvuga ngo private ni kuvuga ngo account yawe ku giti cyawe. So noneho numara gucuzinga, ushobora gucuzinga hino cyangwa se no gusa none ni private account, noneho ugakirika continue. Nukirika continue, ako kanya barakuzana hano, nukuvuga ngo hano urarondora phone number, nukuvuga ngo hano ugiye gushyiramo phone number yawe kugira ukomeze. Noneho icyo urakora nuko ushiramo phone number yawe nk'uko uri kubibona hano, urashiramo phone number yawe, nurangiza noneho ukirike next. Gusa wibuke ko code ikwiye kuba iri y'u Rwanda, nukuvuga ngo hano urashiramo 250, noneho ushiramo phone number yawe, noneho ukirike next. Nukirika next, ako kanya barohereza code. So nura gushiramo code, ako kanya barakuzana hano nk'uko uri kubireba. Numara gushiramo code, ako kanya barakuzana hano, noneho hano niho urashiramo email address, noneho n'izina ryawe na password. Nukuvuga ngo hano uri kugeramo, gusa nk'uko uri kubireba hano ni ugushiramo just email address, ndi kugira ibyo bintu murabizi, n'izina ryawe rya mbere n'irya nyuma na password. Noneho reka mbishiremo mwereke indi step. Numara gushiramo email n'amazina yawe ndetse na password, ako kanya barakuzana hano nk'uko uri kubireba hano. Noneho niho urashiramo igihe wavukiye n'igihugu utuyemo, ibyo bintu byose nk'uko uri kubireba. Hano hari u Rwanda, ushobora gushiraho hano. Noneho nurangiza ushiramo igihe wavukiye, katuvuge ndafa gushiramo, ushobora gushiramo katuvuge zino. Noneho nshiramo, icyo nakubwira nuko ukiye kuba urengeje imyaka 18 cyangwa se imyaka 18 no kuzamura, kuko ino PayPal ni abantu bakuze. Gusa niba ushaka ko umwereka ukuntu ushobora gukora PayPal account uri hasi y'imyaka 18, just nyandikira muri comment, ushobora kubikorera nabyo nta kibazo. Noneho hano urashiramo address, ni kuvuga ngo address yawe, nago ibyo bintu bikaze. Hano katuvuge nshobora kwandikamo Rwanda, noneho ngashiramo hano inamba yo nshaka. Hano nshobora gushiramo zino, noneho ngashiramo katuvuge Rwanda. Nago ukwiye gushyiramo ibyo ushaka, gusa hano nk'uko uri kubireba ukwiye gushyiramo address yawe. Gusa hano ndi kukwereka nyine ukuntu ushobora kubikora, posted, ibyo bintu byose. Noneho nurangiza ukirike next, ni ukuvuga ngo hano bari gukora account yawe. Nk'uko uri kubibona hano umaze gukora account yawe. Hano nk'uko uri kubireba wamaze kugeramo. Hano ni ukuvuga ngo send money. Hano ushobora gushiraho katuvugana niba ufite bank account, ushobora kubishiraho kugira ngo nubona amafaranga kuri PayPal ubone kuyohereza kuri bank account yawe. Noneho ibyo nago ndabikora buno, gusa niba ushaka kumenya nabwo ukuntu ushobora kubikora, just andika icyo ushaka kumenya muri comment, ndabikwereka byose. So shop with PayPal, nukuvuga ngo hano ushobora kugura na PayPal. Katuvuganda niba ugiye kuri Amazon, Alibaba, ushaka kugura ikintu, ushobora gukoresha PayPal, email address yawe, noneho ukagura ikintu, kohereza amafaranga, cyangwa se umuntu ashobora kukohereza amafaranga akoresheje email address yawe. Noneho katuvuganda dukiritse hano, nukuvuga ngo hano ugiye kohereza amafaranga, gusa hano barakubwira ngo ushiramo agakadi kawe, cyangwa se nk'uko uri kubibona hano bari kukubwira ngo ushiramo bank account yawe. Gusa ibyo nago turabishiramo kano kanya. Icyo turakora nuko katuvugenda turajya out kugira ngo ibintu bibe neza, kuko turajya hano. Nuko ngo umaze kugera hano uraba nk'umuntu wanditse, noneho wandike paypal.com kugira ngo uje ugaruke inyuma. Numara kugera hano urikubona ko ako kanya barakuzana hano, urikubona ko hano uri ndani. Hano urikubona ko n'amafaranga yawe ariho.
byose biraba biriho, ushobora kohereza, ushobora gukora icyo ushaka. Ni ukuvuga ngo hano nk'uko uri kubireba, hano wamaze kuloginga in nk'uko uri kubireba, kuvuga ngo hano uri indani, ushobora kohereza, ushobora gusaba amafaranga. Ni ukuvuga ngo niba ari umuntu akurimo amafaranga ushobora kuyamusaba, n'ibindi byinshi cyane ushobora gukora hano kuri PayPal. So nk'uko uri kubibona hano ni ukuntu ushobora kuloginga in, ushobora gukora account kuri PayPal, kuri PayPal. Noneho kamwereke niba ushaka gushyiraho account, ushobora ukirika kuri elm, kuvuga ngo hano reka mwereke, ni ukuvuga ngo urakirika wallet. Wallet ni ukuvuga ngo hano ushobora gushyiraho bank account yawe, ushobora gushyiraho icyo ushaka cyose. Katubugenda niba ufite bank account, katubugenda ufite agakadi, ufite bank account, none hano na agakadi. Katubugenda ushaka gushyiraho bank account, ukirikaho, noneho ako kanya bakakuzana hano. Gusa ibyo ndagomba bikwereka kano kanya, ushobora gukora video itandukanye n'iyi. Gusa niba ubishaka just nyandikira muri comment, noneho mbashe kubikora. Nk'uko uri kubireba hano turi kuri PayPal ndani, ushobora kohereza ukakira. Noneho reka tuzabonane mu video y'ubutaha, kuko ndi kugira ino video yagufashije, kandi niba yagufashije please nyandikira muri comment kugira ngo mbimenye. Niba ushaka indi video yerekeye ikindi kintu, just andika nabwo muri comment mbimenye, noneho dukomeze dukorane nk'abantu b'umuryango. Niba uri musha hano please kora subscribe, kuko ino channel ni y'umuryango, ni yanyu natwe twese, kugira ngo duhuze ibitekerezo. Izino video nkora ni iz'abantu baba banditse muri comment, noneho ngafata ibitekerezo byabo ngakoramo video nkabigisha n'ukuntu ushobora kubikora. Kora subscribe rero, noneho umena like niba ino video yagufashije, cyangwa se niba uri kureba ushaka ikindi kintu cyo kwiga, just andika muri comment, noneho nkore video yerekeye icyo kintu. Noneho reka tubonane mu video y'ubutaha. Ciao ciao.